Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru Pero ngiye kubagezaho amakuru akurikira amakuru y'umuhanzi King James umusitari uririmba injyana ya R&B ni injyana yigaruriye imitima ya benshi nk'indirimbo nyinshi yagiye akora z'urukundo zagiye zikunda kujya mu matwi y'abantu benshi cyane akabigarurira mu rukundo mu nganzo y'urukundo. Reka nkomeze mbabwire amateka ya King James. King James yatangiye gukoresha urubuga nka YouTube ku itariki 25 z'ukwa cumi 2017, akaba amaze kurebwa na miliyoni 86, igiteranyo cy'abantu bamaze kumureba. Akaba afite abasubscriber cyangwa se abantu bamukurikira abangana n'ibihumbi 229. Akaba amaze kugeza ku rubuga nka YouTube video 42. Izo ni indirimbo zigaruriye abantu benshi cyane. Uyu muhanzi ntabwo akora umwuga w'ubuhanzi gusa, ni umukire, afite uruganda rutunganya kawunga, yinjiza amafaranga menshi cyane. Nkomeje kugenda nsubiza ibibazo bya benshi kandi bibaza cyane kuri uyu muhanzi. Amakuru mugende mubona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bababwira ngo King James ngo yavuye mu busiribateri yashatse. Ibyo ngibyo ni ukubeshya. King James ni umusiribateri. Abantu bakunze kugenda bababwira hano ku mbuga nkoranyambaga ngo King James yakoze ubukwe mu buryo bwa bwihishwa. Ibyo ntabwo byumvikana neza. Nta musitari wakora ubukwe ngo bube bwihishwa. Oya, ibyo ndabahakaniye. Abo ni abantu bababeshya bakeneye views. King James ni umusiribateri. Aya ni amakuru ya nyayo. Nkurikirana imbuga akoresha zose, hafi ya zose. Nkomeje kwakira abantu mugenda mugera hano kuri YouTube yanyu Pero TV News, Pero TV Show. Sorry, mbafite ama YouTube channel menshi cyane atandukanye, rimwe na rimwe njya mvugishwa. Paul mwihangane. Okay, abantu mugeze hano kuri uyu muyoboro mukore subscribe, like, comment, muzajya mubona amakuru n'ibyegeranyo. Nge nkuko nitwa Pero, amakuru ni ingenzi nyabagezaho ku gihe. Nkomeje gushimira abantu mwese mwagiye mukora like, comment, ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu. Mwarakuze cyane kandi mukomerezaho. Nyagasana abarinde cyane, ndabikunda. Ariko rimwe na rimwe hari abantu munyandikira cyane munuka, gusa nta kibazo, ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu niko kuri kwanyu. Don't problem, nta kibazo. Ikindi kuri uyu muyoboro twamamariza ubuntu, twigisha n'icyongereza rimwe na rimwe, dutanga ubutumwa butandukanye. Ukeneye kwamamaza twandikire muri comment, turaza kukwamamariza muri video ikurikiraho. Uyu muryango ni uwanyu. Uyu muryango nta nyungu uharanira uburenganzira bwa muntu bwose n'ubufasha umuntu akeneye bw'ibanze mu gihe buhari hano ku muyoboro. Ikaze, murakoze.